Iyi ni radiyo ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Radio Televiziyo ihuriro mu ihuriro nyarwanda RNC. Uyu munsi turi kuwa mbere itariki 26 ukwezi kwa Kanama umwaka ni 2024. Uyu munsi ukaba ari umunsi wa mbere w'icyumweru nk'uko namaze kubibabwira, aho buri gihe tubagezaho amwe mu makuru yavuzwe mu gihugu cyacu mu cyumweru tuba turangije. Uyu munsi rero Pretoria muri Afrika y'Epfo muri kumwe na Claude Maria Bernardo Kayitare. Byihuse cyane nkaba nifuza kubagezaho ingingo nkeya twabateguriye kuri uyu munsi. Mu by'ukuri turagerageza kwihangana, tugendere kure ku nkuru ya Kimomo yerekeranye n'iby'amadini, kuko dufite ikipe irimo kudufasha kuza tukayiganiraho mu buryo burambuye nk'uko nari nabibabwiye nyine dutangira iyi weekend turangije. Ariko mu nteko ishinga amategeko niho Kagame yavuze ko amadini n'amatorero ngo bizashyirirwaho umusoro, nubwo ku rundi ruhande abo muri RGB cyangwa se mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere bo basanga hari byinshi amadini ashinjwa. Iyo mvuga amadini ubwo n'amatorero biba bivangavanze, mwumve icyitwa iyobokamana. Ariko umugambi nyakuri ukaba ari uwo gutsinsura no kurimbura bakavanaho n'imizi ikerekeranye n'iyobokamana. Narabibabwiye mu cyumweru gishize ko mu karere mu ntara y'Amajyaruguru biyemeje gusenya bahereye mu mizi inyubako zirenga 55 zari zasengerwagamo n'amadini anyuranye. Mwumvise ibyemezo byafashwe by'uko hagomba kuzajya haba nibura ahantu ho gusengerwa 3 mu rwego rw'umurenge. Nkaba narabagereranyije ko umurenge ari Morores ujya kungana n'icyahoze ari komine. Muri cya gihe twari dufite amakomine 140, ndavuga muri mbere ya 1994. Mwibuke ko nanone muri biriya byemezo byemejwe ni ukubibutsa gusanyuramo, havuzwe ko nanone hagomba kubaho ibyiciro 7 bikubiyemo amadini cyangwa se abasenga. Harimo icyiciro kirimo Kiliziya Gatolika, icyiciro kirimo abitwa abaporoso aribo AR cyangwa se Eglise Anglicane, icyiciro kirimo ababatista aho usanga muri za mine zabo hose harimo inyuguti ya B cyangwa B. Hanyuma hakaba abiswe abarokore bahuriweho n'aba ADPR. Hanyuma na ya madini yandi nyine y'ibyaduka uzumva abita abarokore abaribo bose. Hakabaho igice cya 5 kizamo abasilamu. Abasilamu muzi ko nta bandi bantu bashobora gusengana kuko basenga ku buryo bwabo bwihariye. Hakaba icyiciro cya 6 kizamo abitwa ko ari ab'umunsi wa 7 cyangwa se abadivantiste. Nabo kugeza ubu ngubu mu Rwanda dufite ab'umunsi wa 7, dufite n'abadivantiste gusa. Hanyuma icyiciro cya nyuma kikaba ari abagendera ku kwemera Bahayi. Ni ukuvuga utari muri ibyo byiciro, andi madini yose azagerageza kugenda yiyomeka ku yandi, of course akurikije uburyo bw'imyemerere n'imisengere asanzwe akoreramo. Ntabwo ndi buvuge byinshi cyane ku madini. Icyo nshaka gusozerezaho nuko hari n'ibwirizwa cyangwa se itegeko muri ibyo byose nyine bafindafinze mu cyumweru gishize, bavuga ko ibyitwa amabonekerwa n'ibyitwa ubuhanuzi biciwe mu gihugu. Reka mbisubiremo, icyitwa amabonekero n'icyitwa ubuhanuzi giciwe mu gihugu.
umuntu yakwibaza ati mbere yuko tujya ku mabonekerwa, kuko amabonekerwa yo bizagorana cyane, mbere yuko tujya ku mabonekerwa umuntu yakwibaza ati harya ubundi ubuhanuzi bucibwa kubera iyihe mpamvu? Umunyarwanda uwo ari wese utarahumye akaba atari ikiragi, azi neza ko akaba atari n'ikigoryi, azi neza ko nta kindi kintu ku isi ya rurema Paul Kagame atinya uretse kumubwira ko Imana hari icyo yamutumyeho, uretse kumubwira ko hari ubuhanuzi bumureba. Nta kindi rero giciye ubuhanuzi mu Rwanda, nta n'ikindi cyatumye intambara y'amadini izunguruka mu Rwanda, nuko gusa Paul Kagame adashaka kubwirwa. Nk'uko mumuzi mwese, Paul Kagame bya bindi bita abastari, ibyamamare, abavedete, uko ushaka ubivuge mu rurimi rwose ushaka, Paul Kagame ntabwo yemera ko hari undi wakwamamara mbere ye. Ibyo tubifitiye ibimenyetso. Twikomereze rero mu byerekeranye n'iki cyumweru, kubera ko iyi ngingo y'amadini hari abantu benshi turimo kumvikana uburyo twahurira hamwe tukagira uburyo tuyiganiraho. Twikomereze mu byerekeranye n'iki cyumweru, twivugire ibirebana n'ubukungu, aho bwifashe nabi ndetse inzara ikaba ica ibintu mu gihugu, ariko guverinoma ya Paul Kagame ikaba yishakira amakashi yo kuryohamo, ni ukuvuga muri no manda yabo ya kane. Abadepite bazarya u Rwanda akayabo kamiliyari 11, hafi 11 z'amanyarwanda. Iyo nayo ni gahunda bamaze kwipangira mu gihe batari bakora n'ibyumweru 2. Ubu ngubu bagiye gufata umushahara wabo, tuza kurebera hamwe aho turi burebe uko nyine imishahara yabo igenda yifashe. Wasabye ko imodoka zinjira mu mujyi zajye zibanza kozwa amapine. Aka kantu ndashaka kukavugaho nubwo ntari nagera aho kurambura iyi ngingo. Mwibaze imodoka iturutse za Shyorongi, hariya za Miyove, za mumbabarire not Miyove, hariya hakurya ni Shyorongi, nta Nzove, hitwa Nzove, ni Nzove ntabwo ari Miyove. Miyove ni muri Byumba. Mwibaze Nzove ni ahantu ugiye kugera ahahoze hitwa kuri Ruriba, ubwo ndimo ndabashushanyiriza mu gihe cya kera mbere y'uko ruba urwa FPR Inkotanyi. Hari agahanda kakataga utaye umuhanda ukomeza ujya kuri Nyabarongo no kuri Ruriba. Hari agahanda kakataga mu kuboko kw'iburyo uturutse muri Nyabugogo, kakagenda kakajya za Shyorongi, aho bitaga nyine mu Nzove, muri ka gace ko kwa Habimana Bonaventure witwaga Muvoma. Mwibaze rero imodoka ivuye nka harya, wenda ari nk'umuntu uzindutse aje gukora i Kigali, mu mujyi, noneho akaza mbere yo gukandagira muri kaburimbo, ni ukuvuga ageze ahandi haringaniye na Nyabarongo, noneho akabanza akavoma muri Nyabarongo, akoza neza amapine, akabona kwinjira mu mujyi wa Kigali. Noneho ya mihanda yabo yabaye nk'igisoro cya Ruganzu. Mwibaze ukuntu bazajya bayinyuramo, noneho uko usimbutse akanogo akariko kose ukajya gushaka ahantu ukura amazi yo koza imodokari yawe, yo koza amapine yawe, mu gihe n'amazi mu makuru nabahaye muri ino weekend, ngira ngo ni kwa gatandatu, nababwiraga ko amazi nayo ari ikibazo, aho bwa bwogero, niba ari ubwogero niba ari ubukarabiro fensi, ngo buba muri za gare, muri za Morland, ahantu ngo hahurirwa n'abantu benshi, ubu bwakamye, bukaba buri aho ngaho gusa ari ibishushanyo byo kwereka nyine abahisi n'abagenzi. Murumva rero uwo muntu waciye urwo rubanza niwe Perezida Paul Kagame yasanze akwiriye kuyobora umujyi wa Kigali. Hanyuma abagore barimo n'abahetse abana, iyo nayo indi ngingo twaganiriyeho mu cyumweru gishize, nayo nshaka kubibutsa. Abagore barimo n'abahetse abana bazajya barara, abagore barimo n'abahetse abana, ukurara kwabo ku irondo ni icyemezo cyateye leta ya Kagame kwinyuraguranamo. Turaza kurebera hamwe ukuntu bamwe bavuga bimwe abandi bakavuga ibindi, ariko byanze bikunze icyo bahurizaho kikaba ari uko irondo rigomba kurarwa, kandi utariraye akagira amafaranga runaka acibwa, abenshi bisanga batayafite. Reka rero ntabatindiye, vuba vuba wenda turebe ukuntu twakwinjira muri zino ngingo,
hanyuma turebe imwe kuri imwe mu kanya gatoya. Iyi ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Guverinoma nshasha muri manda ya kane ya Perezida Paul Kagame ije gusonga abaturage, ariko iki kikaba atari ikintu gishyashya kuko ariko byari bisanzwe. Ya ntero yabo yitwaga umuturage ku isonga yahindutse umuturage ku musonga. Akazi katangiye ku bayobozi bashyashya baherutse gushyirwaho mu myanya no kuyirahirira. Abarongo bakaba ari abayobozi bafite akazi gakomeye nk'uko Perezida Paul Kagame yabivuze ku wa mbere arahiza iyo guverinoma nyine nshya, ariko ngo kakaba ari akazi gashoboka ngo kuko nta bitangaza basabwe gukora. Aba bantu rero batasabwe gukora ibitangaza, muraza kwirebera nyuma yaho akayabo k'amafaranga bagomba kurya igihugu, mu gihe abaturage bayabakamamo nta nayo bibonera yo kubatunga mu buzima bwabo busanzwe. Uwakoze wese ngo arahembwa. Bibiliya iyo ngo kuba yemera ikavuga ngo udakora ntakarye. Ifunguro ry'abayobozi amategeko y'u Rwanda yarariteganije ngo hato na hato batazasonza bakahuka mu ntama bahawe kurinda. Ari nayo mpamvu icyitwa ruswa n'indonke ngo kizira kandi kikaziririzwa muri Repubulika ya Paul Kagame. Mu bayobozi baherutse gushyirwa mu myanya guhera kuri Perezida wa Repubulika kugeza ku badepite, imishahara yabo yateganyijwe kera nk'uko biri mu iteka rya Perezida nimero 004/01 ryo ku itariki ya 16 Gashyantare umwaka wa 2017. Muribuka nyine ko aribwo Kagame yari yongeye kwihereza indi manda ya gatatu mu buryo bugoranye, ngo rikaba rigena ingano y'imishahara n'ibindi bigenerwa abanyapolitiki bakuru b'igihugu n'uburyo bitangwa. Ukurikije ibyo ririya tegeko rivuga, mu by'ukuri nibura buri kwezi leta y'u Rwanda izajya isohora miliyoni 79 z'imishahara y'abaminisitiri 22 n'abanyamabanga ba leta 9 barahiriye kuzajya muri guverinoma nshya izafasha Perezida Paul Kagame ngo gushyira mu bikorwa ibyo yemereye abaturage, uretse ko njyewe n'ibyo nabonye, uretse kwisingiza muri ya manda nyine muri ya manda y'imyaka 5 iri imbere. Ririya teka rigena imishahara y'abayobozi bakuru risobanura buri kimwe gihabwa abayobozi bakuru, baba abatorwa n'abaturage n'abashyirwaho na Perezida wa Repubulika. Ugendeye ku bayobozi 5 bakuru mu gihugu, Perezida wa Repubulika agenerwa umushahara. Ndaza kuwusubiramo kugira ngo umuntu agerageze abishyire mu bwenge, yumve niba icyo kintu cyitwa umushahara cyangwa niba cyitwa kurya igihugu. Perezida wa Repubulika agenerwa umushahara wa 6,102,000 n'amafaranga 756 buri kwezi. Perezida wa Sena nta kindi kintu turimo kugereka abanga, turimo turavuga amakashi ajya mu mufuka. Perezida wa Sena, Perezida umutwe w'abadepite, Perezida w'urukiko rw'ikirenga ndetse na Minisitiri w'intebe, buri kwezi umwe akagenerwa umushahara wa 4,346 n'amafaranga 156 y'amanyarwanda. Aba bagabo banize mu by'ukuri bahiswemo na Kagame abarusha 2 miliyoni zirenga buri kwezi. Aba bagabo ntituri buvuge ibyo abana ba Kagame
abahemba abana be yibyariye mu nda harimo n'uwabereye Saint Joseph, ntituri buvuge ayo abahemba, turavuga aya Kagame, noneho niturangiza tuyagereranye n'ayo abanyakugorwa yitwa ko yashyize ku ntebe nayo bafata. Ni ukuvuga harimo diferanse cyangwa se ikinyuranyo cya miliyoni 2 zose ndetse zinarengaho ibiceri. By'umwihariko uretse umushahara perezida wa repubulika agenerwa inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose, imodoka 5 z'akazi za buri gihe n'ibyangombwa byazo byose byishyurwa na leta, amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi yose yishyurwa na leta, ndetse n'uburyo bw'itumanaho rigezweho. Perezida kandi ahabwa amafaranga akoreshwa mu rugo angana na miliyoni 6,500 buri kwezi. Amazi n'amashanyarazi byishyurwa na leta, uburinzi buhoraho haba ku kazi, mu rugo ndetse n'ahandi hose. Reka mbabwire, umugabo ahembwe miliyoni 6 n'imisago, bamwongereho miliyoni 6,500 yo kwakira abashyitsi mu rugo. Muri uko kwakira abashyitsi ni ukuvuga ni ukugura ibirayi n'amavuta yo kubikaranga, ni ukugura inyama, ni ukugura ibitunguru, ni ukugura inyanya, ni ukugura isukari, mu nyumvire, hatarimo guhemba abakozi bamukorera, hatarimo guhemba abamurinda, hatarimo amazi n'amashanyarazi, hatarimo yewe bibagiwe no kuvuga ko hari bya byenda ajya yambara ibyo ajya kwerekana nyine, ajya gufata amasaruti, kuko nabonye aragondagondamye no gutera isaruti biramugora, nabyo burya ni ibya leta. Mwumve icyo kintu. Reka twimanukire tugere ku bandi bayobozi bakuru barimo perezida wa Sena, nk'uko nari nabavuze hariya, perezida wa Sena, perezida w'umutwe w'abadepite na minisitiri w'intebe ndetse n'umucamanza mukuru, niko bamwita, n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga, mumbabarire. Buri wese agenerwa inzu yo kubamo ifite ibyangombwa birimo n'imodoka imwe y'akazi buri gihe, n'ibikenewe byose mu kuyifata neza, bikaba byishyurwa na leta. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'ibihumbi 600. Aha ngaho umuntu ashatse yazeka buri umwe. Bariya bagabo bafite impamyabushobozi zo ku rwego rw'ikirenga, bariya bagabo abenshi ndetse bafite na kakantu k'inyuma yaho kitwa DR ka docteur, barimo nkaba Nigirente. Noneho bariya bantu abashyitsi babo baraciritse cyane ku buryo bakirizwa ibihumbi 600 by'amanyarwanda, mu gihe abaperezida bakirizwa miliyoni 6.5 y'amanyarwanda. Uburyo bw'itumanaho rigezweho nabwo cyo kora ngo barabuhabwa mu biro no mu rugo. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rugo nari maze kuyavuga, amazi n'amashanyarazi byose bishyurwa na leta, n'uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa. Abo ni bangirende. Minisitiri muri guverinoma y'u Rwanda yemerewe umushahara wa miliyoni 2. Abangaba cyo kora bo ni banyagupfa, aba ni banyakurindimuka. Yemerewe umushahara wa miliyoni 2,534 n'amafaranga 860 n'igiceri kimwe cy'amafaranga y'u Rwanda, niba kikibaho buri kwezi, ari nawo uhabwa ba vice perezida ba Sena na ba vice perezida b'umutwe w'abadepite. Ni mu gihe abanyamabanga ba leta baranyine ba Kabarebe, ba secrétaire d'État bagenerwa buri wese umushahara w'imbumbe buri kwezi ungana na miliyoni 2,834,613 y'amanyarwanda. Abadepite bagenerwa buri wese umushahara w'imbumbe w'umurimo ungana na miliyoni 1,774,540 buri wese. Ufashe abayobozi 5 bakuru mu gihugu, abaminisitiri,
abanyamabanga ba leta n'abadepite baherutse kurahira mu minsi ishize, leta buri kwezi izajya isohora miliyoni zisaga 235 z'amanyarwanda, utabariyemo ibindi bagenerwa byihariye bitari imishahara, ni ukuvuga bitari agafaranga kajya mu mufuka. Udashyizemo ziriya za miliyoni 6.5 y'amanyarwanda Perezida Paul Kagame ahabwa kugira ngo ajye ahereza, ajye yakira abashyitsi mu rugo iwe. Banyarwanda, banyarwandakazi, hari ibintu byinshi umunyarwanda yicara akibaza, noneho ukavuga uti aba bantu koko bavuga ngo bararubohoje, nibyo koko bararubohoje, ariko ngewe nakwivugira ntihari yenda bararuboshye, ariko ni byiza kuvuga ko barubohoje kubera ko nyine rwagiyeho, baruhinduye uburyo ruzajya rubakorera, rukabazanira inyungu zabo bwite. U Rwanda rero nagiye kuvuga ngo rugo gusabirwa, ruzasabirwa nande se niba uburyo bwose bwo gusenga bwamaze gushyirwaho ingufuri, noneho hagasigara hasenga Kambanda wenyine usengera nyine muri FPR? Ni ikibazo. Iyi ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Muri kwa gusonga abaturage nari ndimo mvuga, abadepite bo baje bitwa ko baje gutumikira rubanda, ahubwo bo bakaba baraje mu by'ukuri kwiyageranyiriza za kashi. Ntabwo nzi neza uburyo inteko y'abadepite ikora mu Rwanda kuri ubu ngubu, sinzi niba abadepite bakora icyo bita full time, ariko nzi neza ko ubusanzwe abadepite ari abantu babibereye mu mirimo yabo, hanyuma bakaza gusa kwinjira mu nteko igihe inteko yicaye. Ni mwibaze, ndibuka kera iwacu Gitarama aho mvuka, hari umugabo witwaga Jean Bosco Rudahusha, ntabwo nzi niba kiriho, yari umudepite, yari afite akaduka bakoreramo amafoto, ibyo bakitaga studio photo, hari Gitarama mu mujyi, abahazi barahazi. Muzehe Rudahusha yabaga yibereye mu mafoto, yiyambariye igitaburiya cye, ubwanwa yabushokoje yabuzamuye hano nk'ubwa Hitler, noneho agacunga byagera mu masaha 5 akagenda mu rugo akitunganya, agafata icyo kurya, akatsa imodoka ye akajya i Kigali. Kuva i Kigali ujya Gitarama yari kilometero 50 n'utuntu, byari byose tutagera kuri 60, akagenda akajya mu nteko, akongera akagaruka nimugoroba akigira mu bye. Umugabo ntiyakodeshaga inzu, nibaza ko n'abadepite b'ubu ngubu sinzi uko bimeze. Umugabo ntiyakodeshaga inzu, nta kibazo yari afite, nta kindi. Mwibaze abadepite bakirya gihe abenshi twabaga tubafite baravuye se mu bwarimu, baravuye se yarahoze ari nka burugumesitiri, yarahoze se ari umuntu wakoraga muri ministeri, ari umukadire wa leta usanzwe, ukumva nyine ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Ariko mwibaze noneho umudepite ugeze kuri za miliyoni z'uyu munsi, niba azaba yirwa, hari abonzi bari basanzwe ari n'abanyamategeko bafite za kabine zabo, basanzwe bikorera za consultation bagahembwa. Noneho mwibaze rero nibaramuka bagiye bakajya bajya gufata ziriya miliyoni, ariko bazikorera mu by'ukuri amasaha baspendinga ku kazi kitwa ko arako karaka leta, ari amasaha atageze wenda kuri 20 mu cyumweru. Bo simbizi ibyo ari byo byose, niba ruko nkuko bimeze, murumva nyine ko u Rwanda rwariwe. Kera hari akantu twaye tugira, hari imodoka z'abazungu zabaga zaraje mu Rwanda, z'abazungu babaga baraje gukora mu Rwanda by'iminsi mike, abakongera bakagenda, bari bafite za plaque cyangwa se ibirango bya nimero, akimbere n'akinyuma handitseho IT nimero izi nizi. Abanyarwanda rero baravuga ngo ni icara tururye. Abagabo bose nabo nibaza ko bagiye kuzajya bagendera abagabo n'abagore, kubera ko Kagame ngo agira abagore benshi.
abagabo n'abagore bifuza kuzajya nabo bagendera nyine muri za icara tururye, reka turebe. Abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite baherutse kurahira inshingano zabo kugira ngo bazashobore gusoza neza ibikorwa byabo, ibikorwa by'inteko nyine yiyemeje ngo byagenewe ingengo y'imari ingana na miliyari 10,490 n'utuntu, hafi miliyari 11. Ayo mafaranga rero ngo harimo azakoreshwa muri gahunda zo kugenzura ibikorwa bya leta, mu kwishyura imishahara, mu kugura ibikoresho bimwe na bimwe, mu kubagaburira, mu bukangurambaga n'ibindi. Ntiwashaka narisomye nabi mvuga ngo ni mu kubagaburira, ariko byose ni ukubagaburira, ngo mu bukangurambaga n'ibindi. Kugenzura ibikorwa bya guverinoma ngo nk'imwe mu nshingano ebyiri z'ingenzi umutwe w'abadepite bizatwara miliyari 3.9 ni ukuvuga miliyari 3 na miliyoni 900. Miliyari 3 na miliyoni 900 nidushaka tuzite miliyari 4 mu kazi ko kugenzura ibikorwa bya leta. Ni munyibutse aba bagabo n'abagore, nababwiye ko guverinoma ya Paul Kagame ikunda abagore. Abagabo n'abagore bazakoresha miliyari 4 z'amanyarwanda kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Mumbwira ikintu na kimwe bagenzuye uretse kwikoma nk'umuntu leta ya Kagame idashaka, bakamuzana bakamwicaza ahantu bakamuhata ibibazo, ejo kumva ngo bamuhagaritse. Abaturage barategekwa guhinga ibihingwa runaka bitabafitiye akamaro, bitari ingandurarugo, badashobora gusarura ngo barye, n'ibishobora gusarurwa biribwa bakabategeka kubanza kubinyuza mu makusanyirizo, babyita ngo mu bigo bihunika. Ntumbaze ibigo usanga nabyo bigizwe n'amakoperative ahanini yagenewe inkeragutabara. Usizane nababwiye ko inkeragutabara ari abasirikare baba baravuye mu mirimo ya gisirikare bakajya hariya, kera twabitaga abareservisite, bakajya hariya bakereye nyine gutabara. Ni ukuvuga igihe icyo ari cyo cyose bashobora kubakoraho, ariko kubera ko baba barakoranye n'ibisambo, ibisambo by'ubwabyo bikagira bikumva ko hazagera igihe bikabashyira ku ruhande, noneho gusa igihe bazabakenera bakabazana, ariko kubera ko nta mushahara babagenera muri icyo gihe baba bari aho ngaho, bagahitamo noneho kubafungurira za akse ku bintu bikorerwa muri community, mu baturage, noneho bakabaha uburyo bwo kubikontorora. Abahinga ibirayi, amakoperative makuru agizwe n'inkeragutabara. Muri transport muzi neza ko twigeze kujya tubabwira inshuro nyinshi cyane kumva ko nka General Bingira ariwe muntu uza akamenya ibintu bya transport, akamenya ibintu by'amataxi n'amabisi. Mwumva icyo bishaka gusobanura. Aha rero ba bantu b'inkeragutabara nibo bahabwa nyine akazi ko kugira ngo bishakire ibibatunga mu baturage. Ibi rero ntabwo abadepite bafite uburenganzira bwo kubikontorora. Noneho mwibuke bya bindi by'imiceri ibyo perezida yavuze muri za Rusizi, ngira ngo muri za Rusizi cyangwa za Nyamasheke, aho imiceri abaturage bari barayabandonye rwose, barasaruye bararunda, babura umuntu uza kubagurira, noneho ibapfana ubusa, badashobora kugenda ngo bakateho bajyane mu rugo barye, kubera ko ntabwo yari itunganyije n'iyo itondoye. Abo baturage ibyo byose muribuka ko perezida yabimenye agakuraho ministre, ariko no kuba yarabimenye agakuraho ministre ntibivuze ko inteko itari hari ngo ibyo bintu ibikontorore. Numvishe n'uyu munsi yagarutse indi saga y'imiceri ngo noneho mu burasirazuba, ariko wenda tuzareba uburyo tubiganiraho mu yindi minsi izaza. Ibyo byose abandi bakontorora ibikorwa bya guverinoma, uretse iyo perezida Kagame avuze, nta kintu bakontorora mu by'ukuri. Ni ukuvuga rero umunyarwanda wese yakwibaza ati ziriya miliyari ntabwo ari miliyoni, ziriya miliyari 4 zizajya hehe? Turakomeza. Ibikorwa bijyanye no gutora amategeko birimo ubushakashatsi bujyanye nayo n'ibindi byagenewe miliyoni 155.
ntabwo nzi neza amategeko bavuga batora, ariko nanone nidushaka tugaruke kuri uru rwego rw'amadini. Iyo bavuze ngo RGB ngo yashyizeho amategeko agenga amadini, amasengero, amadini n'amatorero, mu mbabarire, uburyo bwo gusenga n'aho basengera, noneho ukibaza utese ni uburyo bwo gusenga bwa guverinoma ya Paul Kagame, ni uburyo bwo gusenga bw'inteko ishinga amategeko, ni uburyo bwo gusenga bwa FPR Inkotanyi, ni uburyo bwo gusenga bwande. Niba umuturage ari ku isonga, umuturage akaba yumva yasenga neza ari uko araye igitaramo, je ne sais pas, muri centrale cyangwa kuri paroisse cyangwa ahariho hose aho asengera, noneho yarara igitaramo, nagiye kuvuga za noveni zo zikorwa mu cyumba bashobora kutabimenya, noneho yarara igitaramo bugacya wenda agakora urugendo rutagatifu akajya Kibeho, ariko perezida bugacya amucyurira ngo yagiye gusenga ku musozi w'ubukene, kwambaza ubukene, yakagombye kumushyira bashyira mu makamyo akabazana i Kigali bakabafunga n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Niba rero ayo mategeko mwumvishe ko nababwiye ko ibyerekeranye n'ubuhanuzi, ibyerekeranye n'izo ngizo izo ngendo ntagatifu, ibyerekeranye n'amabonekerwa ko bitakemewe mu gihugu. Niyo bitakemewe mu gihugu, wakwibaza uti iryo tegeko ryatorewe abaturage, ni au profit y'umuturage cyangwa ni au profit ya FPR Inkotanyi, ni au profit ya RGB? Nari ngiye kubeshyira wa wundi witwa usura, niba ari usura Kayitesi, kubera ko imbehe yubamye, ariko noneho byagenewe RGB. Mu bindi bihugu ibyo ari byo byose amategeko atorwa kugira ngo yorohereze abaturage. Mu by'ukuri ni nayo mpamvu ashyirwaho n'intumwa z'abaturage, atorerwa abaturage bakavuga bati iki ngiki kizafasha abaturage biturutse mu bitekerezo byabo bikusanywa n'abandi bitwa intumwa za rubanda. Ese uyu munsi intumwa za rubanda dufite, abadepite dufite, n'abasenateri tugiye kugira muri iyi minsi, muratekereza ko ari intumwa zanyu Banyarwanda? Igisubizo ni oya. Ni intumwa za FPR Inkotanyi, ni intumwa n'imizindaro ya Paul Kagame, ni ba Mukurarinda bongeye kwikuba inshuro zingana na 80, dutegereje n'abandi bazaza mu basenateri. Ngibyo rero nguko Abanyarwanda uko mubayeho, nguko uko mutegetswe, nguko uko abaturage muri kwisonga. Manda y'inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite izamara imyaka 5. Mu badepite 80, 29 ni abagabo, mu gihe 51 ari abagabo. Mbabarire, 29 ni abagabo mu gihe 51 ari abagore. Ndibaza ngo bituma u Rwanda ruguma, ni ukwibeshya mu nyandiko, ni abagore, ngo bituma u Rwanda rugumya ku mwanya wa mbere ku isi mu bihugu bifite abagore benshi mu nteko. Ubu se koko kugira abagore benshi mu nteko, guca agahigo ku rwego rw'isi, u Rwanda rukabyishimira, induru zikavuga, noneho abagore bakaza bakicara aho ngaho, bagenzi babo bakajyanwa kurara amarondo bahetse abana, bagenzi babo nka Ingabire Victoire bagacunaguzwa kwa kundi, bagahindurwa utugore, bagahindurwa utuntu tuvuka mu bajenosideri. Umuryango wo kwa Rwigara ngira ngo hasigayemo umuhungu umwe, bagahora ku nkeke. Ni abagore, ni abadamu n'abakobwa, noneho warangiza ngo dufite abagore benshi mu nteko b'intumwa za rubanda ku rwego rw'isi, tukaba duca agahigo. Aha rero nibwo nababwiraga nti guverinoma ya Paul Kagame ikunda abagore. Ni kwa kundi, icyo tutaramenya neza ababizi muzamfashe, ni kwa kundi tuzi uburyo bwo gukunda abagore bwa Rucagu, tuzi uburyo bwo gukunda abagore bwa Vincent Biruta, tuzi uburyo bwo gukunda abagore mu biryamo. Aha naho nimureba nabi tuzashakisha abantu badufashe, hakorwa ubushakashatsi turebe niba abo bagore bagiraho kugira ngo batumikire rubanda. Perezida Paul Kagame ubwo yakiraga indahiro zabo, ngo yabasabye ko iyi myaka 5 ikwiriye ngo kugabanya ibibazo mu gihugu gifite. Ibihe ni ukubigabanya, ni ukubyongera?
none se ubu se ubwo mwabahaye akanya kugira ngo biprononce bagire icyo bavuga kuri ibyo bintu by'amadini? Ubu se mwabahaye akanya kugira ngo biprononce bagire ikintu bavuga kuri ibyo byerekeranye n'iyo saga y'imiceri? Kera u Rwanda rutarahinga imiceri twumva ngo ibarizwa mu Bugarama, twumva ngo ibarizwa mu bishanga byaha n'aha, abanyarwanda ntibariho neza, ntibaryaga neza. Ubu kuri ubu ngubu umuturage kugira ngo abone ikijumba ni ikibazo gikomeye. Ahahingwaga imyumbati hafite ibindi bintu bihingwa, ahahingwaga ibishanga barabyambuwe, bigeza naho umuturage ufite agataka k'ingarigari ya base n'abasekuruza asorera leta kubera ko ubutaka bwose bwahawe leta, ubutaka bwose kandi kidi leta di Paul Kagame of course na FPR Inkotanyi. Aho banyarwanda icyo kintu mu cyumva. Reka turuhuke, turagaruka mu kanya. Iyi ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Umutegetsi wari umukuru w'umujyi wa Kigali wigeze kwihanukira akavuga ko nta modoka izongera kwemererwa guhirahira ngo ikandagire kuri kaburimbo mu mujyi wa Kigali. Niwe Perezida Paul Kagame yarebye asanga akwiriye kuba umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Uyu mugabo witwa Samuel Dusengiyumva yongeye guhabwa muri iki cyumweru gishize, yongeye guhabwa kuyobora umujyi wa Kigali, aho yatowe n'abagize njyanama hamwe n'abajyanama bagize imirenge yose igize umujyi wa Kigali. Ibyo byabaye kuwa kane ku itariki ya 22. Wenda ntaraza ahangaha, muribuka ko muri aba bantu bagira njyanama harimo 6 Perezida wa Repubulika afiteho babyita ngo iki, afiteho n'ingarigari, afiteho ubushobozi wenyine bwo gushyiraho. Ni ukuvuga mwatora mwagira mute ibyo mwakora byose, hari 6 be agomba kuzana. Mu by'ukuri nabo kugira gute ntawe ubizi neza, ariko ikizwi cy'ukuri guhera no mu bihe bya Baroza Kabuye twagiye dutangazwa mu rwego rwa FPR Inkotanyi, ibi bintu byo kunoma, ibi bintu bya nepotisme, byo gushyiraho abantu bashinzwe kubakorera utuntu twabo, iby'abaturage bikaza nyuma, ni indwara yazanywe na FPR Inkotanyi. Mu byibuke neza, kuvuga ngo Perezida wa Repubulika ngo afite abakandida abantu 6 yishyiriraho, donc badatorwa, batavuguruzwa, batagira bate. Abo bantu 6 yabashyizeho, amaze kubashyiraho baragenda bajya kuzana abandi nabo babaye influence, bashyizweho ku buryo bwa FPR Inkotanyi, babaye influence, reka tubivuge uko nguko, babaye influence par la FPR Inkotanyi, baza aribo usanga mu mirenge, aribo usanga mu turere. Noneho abo rero ngo nibo bitwa abajyanama, bazamuka bakaza ku rwego rw'umujyi, bagera ku rwego rw'umujyi bagatora abandi bakeya bo kwiyongera kuri babandi Perezida yashyizemo ku gitugu cye. Donc habaza Perezida, hakurikiraho FPR, ibindi bisigaye umuturage nta jambo afite. Muri njyanama nta bushobozi umuturage abifitemo bwo kuvuga ngo nihitiyemo kanaka. Oya. Nyuma yo gutora abajyanama 6 nibyo nivuze, hakurikiyeho kwakira indahiro y'abajyanama bose uko ari 12. Ni ukuvuga Perezida atanga 1/2, abashyizweho na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, zikaba rero zarakiriwe ngo n'urukiko rukuru. Hahise hakurikiraho kwitoramo biro y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali igizwe na Perezida, Visi Perezida n'umunyamabanga. Witwa Christian Kajeneri Mugenzi niwe watorewe kuba Perezida wa njyanama,
uwitwa Marie Grace Nishimwe atorerwa kuba visi perezida, mu gihe Liliose Lahise nyina w'inkindi ariwe watorewe kuba umunyamabanga. Samuel Dusengiyumva watowe 100%, warushije Paul Kagame, ariwe mukandida rukumbi wari wiyamamaje kuri uwo mwanya. Aka kantu ko kwamamaza umukandida umwe rukumbi gaturuka hejuru muri presidence kuri Kagame. Ubwo wenda hari umuntu urubuze kubeshya ngo Frank Habineza yari yamamaje cyangwa Philippe Mpayimana yari yamamaje. Oya, hiyamamaje Kagame wenyine, agira 100 riburaho utuntu tw'utuvungukira. Hanyuma Samuel Dusengiyumva watowe na perezida wa Repubulika mu by'ukuri niwe wenyine wari wemerewe kwiyamamaza hariya kuri uriya mwanya wo kuyobora Njyanama. Hanyuma aza ari umukandida umwe rukumbi. Ibi nabyo muraza kubisanga mu nteko, aho bazanye umugabo wo kujijisha, akavuga ko ari umujene ko ashobora kwiyamamariza inteko, noneho hagaturuka abandi baba batowe, baba bahiswemo, niko navuga, none baba bajonjowe, bakavuga bati oya, ni byiza ariko natwe twumva twakwamamaza umutegarugori, nuko bakamwamamaza bakamushyira hariya kubera ko dushaka abagore bya bindi nyine ko benshi ko guverinoma ya Kagame ikunda abagore. Noneho byagera kuri wa Muswayire nawe bakavuga bati uyu muntu rwose yaradufashije, yayoboye ana kubera bya bitakaragasi avuga asingiza Kagame, bakamukubita. Noneho abantu bakaza bavuga ngo batowe na wa wundi witwa ko ari umucamanza mukuru, akajya hariya mu bikanzu nta n'isoni afite, akemera ibintu nk'ibyo ngibyo, noneho akabipfundikiza amategeko. Nawe kubera iki? Nawe kubera ko abashyizweho na Paul Kagame. Ku mwanya wa vice mayor ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo hatowe Dusabimana Fulgence watowe ku majwi 68%, mu gihe vice mayor ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage hatowe Urujeni Martine watowe ku 100%. Samuel Dusengiyumva wongeye gutorerwa kuyobora umujyi wa Kigali, n'umwe mu bajyanama 6 b'umujyi wa Kigali baheruka gushyirwaho na perezida Paul Kagame. Mwakumvishe ka kantu nababwiraga, uyu mugabo yari kubura batese kubona 100% ari muri babandi 6. Donc haba hatanzwe icyo bita briefing, haba hatanzwe amabwiriza. Banyarwandakazi muri kwisonga, ariko umusonga ubamereye nabi. Ku itariki rero ya 23 Ukuboza mu mwaka wa 2023 nibwo Samuel Dusengiyumva yari yatorewe nyine kuyobora umujyi wa Kigali. Reka dukomeze turagaruka nanone kuri iyi ingingo ishekeje cyane y'abagore nyine nkuko leta ya Paul Kagame ibakunda nabibabwiye. Nta nubwo tuzongera kuvuga ko igitsina gore ngo cyatejwe imbere cyangwa oya, tuzajya tuvuga ko guverinoma ya Paul Kagame ikunda abagore. Iyi ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share. Mukora abanyarwandakazi, hari akantu nanone dukunda kubaganirizaho hano kuri radio television Ihuriro, aho tubabwira tuti hari akantu k'icenga, hari akantu kanyamwigobeko, akantu k'icenga ko kuvuga ngo abaturage bahisemo, abaturage bifuza ko mu minsi yashize twabaganiriye ukuntu abadamu bo mu karere ka Bugesera mu murenge witwa Nyarugenge ngo bisabiye ko bazajya turazana, hari n'abandi nabonye ngo bisabiye ko bazajya barinda umutekano
ndetse rwose ngo bakambara amapataro, bakambara n'ibikote, bakitwikira ibitenge, bakifubika ibitenge, ngo bakitwaza inkoni, bakajya guhangana n'abagizi ba nabi, ndetse niyo baba bahetse abana bo bakumva ko ngo nta kibazo. Abo ngo nibo babyihitiyemo, abo ngo nibo babyifuje. Muri iyi minsi ishize humvikanye nyine iyo nkuru y'abagore bo mu murenge bo muri Nyarugenge mu karere ka Bugesera. Reka nongere mbibutse gatoya, uyu murenge wa Nyarugenge wahoze muri komine Ngenda. Aha i Nyarugenge ni akarere, niba muzi umushinga witwaga ZOA Refugee Aid, cyangwa ntabwo nibuka neza, ariko muzi umushinga witwaga ZOA wabaga mu Bugesera, waje gusanga mu karere ka Bugesera ku mpamvu ntekereza ko niko mvuze zaba zaratewe hari no kuba harabaye ubwicanyi bwinshi, harabaye ibintu byo gufata ku ngufu abagore, abagabo bakaba barishwe, hari icyorezo cya sida gikomeye kurusha ahandi mu Rwanda, aho ZOA Refugee Care niko yitwaga ZOA Refugee Care yiyemeje gushyiraho udusantere two kwita no gusuzuma no gupima ubwandu bwa sida no kwita ku barwaye za sida, ndetse babinjiza no mu maklabu. Ni igikorwa cyabaye muri komine Ngenda. Uyu murenge wa Nyarugenge rero nshaka kubabwira niho hari abagore benshi barwaye ako kantu. Aba bagore nanone bo mu murenge wa Nyarugenge nibo bagore bitangira kujya kurara ijoro ku bushake bwabo, ndetse bakanagenda bahetse n'abana. Abo bana bajyanwa muri iyo mbeho ari nabo bana barushaho kumva la virulence, kumva ubukana bw'icyorezo cya sida muri iyo mbeho. Yemwe na banyina badasigaye, kubera ko iki ni igikorwa kiba cyaragenewe abantu b'abagabo bikurikije n'ingufu bafite. Mumbwire namwe ukuntu abo bantu bahumekera mu kwaha nk'umuserebanya aribo bahitamo kujya kwikorera ibintu by'umutekano. Ubushize nabwo tuganira ibintu by'abantu bo mu Bugesera, narabaje ariko se ubundi ko ariyo yayo za daso twumva ziba hehe? Abo banyerondo b'umwuga ndetse n'imodoka z'irondo biba hehe? Abo basirikare benshi kurusha ibihugu byinshi mu karere bakora iki? Ko bahora bazunguruka mu midugudu, mu masibo n'iki, n'ibitwaro biremereye, baba barinze iki? Baba bakora iki? Polisi y'igihugu twumvishe ko ngo ari nyamwuga ku rwego rwo hejuru, ikora iki? Abo bitwa inkeragutabara baba bahise imigongo mu midugudu, bakora iki? Cyane cyane ko ari nabo basonga abaturage bavuga ko ngo amakoperative aribo yose aribo yagenewe amakusanyirizo, ni ukuvuga aho bahunika imyaka, ndetse kugenda no kugera kuri amwe muri ariya madini. Mwibuke neza, sinzi uherutse kurya urwara arambwira ngo witwa Nyamurangwa ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amadini cyangwa ibiki. Ibyo byose babandi twumvise ngo ba Minyone bashobora kuba nabo bafite abo bose bakora iki? Muranyumva? Aha niko kuvuga ngo mu by'ukuri aba baturage, nge navuga ko hari wenda babivugiye ko bashaka no kugira ngo bapfe baveho. Aba baturage rero ngo bagaragaje ko iyi imigirire ibangamiye cyane, babangamiye cyane, ngo kuko kuba umugore uhetse umwana yajya kurara irondo ngo bishobora kugira ingaruka mbi kuri we no ku mwana ahetse. Ngo bamwe mu bagore bo muri uriya murenge babwiye abanyamakuru ko kurara irondo basize abana b'impinja mu ngo cyangwa se abandi babahetse atari amahitamo. Nyamara mwibuka ko bari batangiye batubwira ko ari abagore babyihitiyemo, babyisabiye ndetse bakabyemeza. Turaza kubibona nitugera hepfo gatoya, ngira ngo ni ku badamu bo muri Kayonza niba ntibeshye, ngo ko ahubwo ari nta kundi bashobora kuba babigenza. Umwe yaragize ati ndara irondo rwose ni nkaho ari jyewe uyobora, tukageza mu gitondo tugenda tuzunguruka. Undi ati ipantaro ndayambara, ngafata inkoni, ngafata igitenge, ngafata n'iri kote ryanjye
ubwo yarimo yabwira umunyamakuru anamwiyereka neza kuri terrain, ati ngakubitamo n'ingofero tukajya ku mutekano. Undi nawe ati abagore ni benshi hano barara irondo, ariko cyane cyane abapfakazi ndetse n'abafite impinja bakaziheka bakajya ku irondo. Mu by'ukuri koko ninde wemerewe gukora cyangwa se kurara irondo? Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu igaragaza ko hashingiwe ku mirongo ngenderwaho yerekeye gutunganya imicungire y'irondo mu gihugu, ngo hari aho irondo ry'umwuga ndetse n'irondo ritari ry'umwuga. Ingingo ya 6 mu mbabaririza ingingo sinjya no gushaka kuzisoma, ngo bavuga ko umuturage ufite ubumuga ariwe utemerewe kurara irondo, hanyuma buri muryango ugatanga umuntu umwe wo kurara irondo, aho hadashobora kuboneka umuntu ubikora ngo akaba yatanga amafaranga ari hagati ya 500 kugera ku 1500, ariko uyu musanzu ngo ukaba wemezwa n'inteko y'abaturage ngo hashingiwe ku bushobozi bw'abawutanga, kandi nabwo bakishyura umusanzu aho batuye gusa. Ku bijyanye n'uko haba harimo abagore bahetse abana basabwa kurara irondo, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yavuze ko ibyo bintu ngo bitemewe, ngo kuko ngo abana bagenda bahetse ngo baba batemerewe, baba batarageza ku myaka 18, ngo kandi umuntu wemerewe gukora ibyo bikorwa by'umutekano ngo aba ari hagati y'imyaka 18 na 55. Uwitwa Joseph Curio Havugimana ushinzwe itumanaho muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu akavuga ko ngo umugore uhetse umwana nyine mu by'ukuri aramutse agiye ku irondo biba bivuze ko aba ajyanye n'uwo mwana utarageza ku myaka 18, akaba arikoze mu buryo butaziguye. Ndavuga uwo mwana. Ati dushingiye ku biteganywa n'iriya ngingo, umugore uhetse umwana ntabwo yemerewe kujya kurara irondo. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kandi igaragaza ko uburyo bwiza bwo kuba umugore ufite umwana muto yagira uruhare mu gucunga umutekano kandi bunateganywa n'aya mabwiriza, ngo ari ukwishyura amafaranga ari hagati ya 500 n'1500, nubwo aya mafaranga yashyiriweho gufasha ubuyobozi bw'akagari kubonera abanyerondo ibikoresho by'irondo hirya no hino mu gihugu. Abaturage bakunze kumvikana bagaragaza ko ahenshi ubuyobozi bufatira ku giciro cyo hejuru, no kuvuga 1500. Murumva ya mategeko cyangwa amabwiriza ashyirwaho abaturage gufasha abaturage, ariko iyo bigeze mu ngiro baragenda bagafata igiciro gihanitse ikiri hasi bakakihorera. Ibyo nabyo bihita bikwereka nyine uburyo umuturage wavuzwe ko ari ku isonga ahinduka ko ari umuturage uri ku musonga. Mu karere ka Kayonza ho hari aho abagore ngo biyemeje kwicungira umutekano. Ibi ni komedi, ibi ni byenda gusetsa. Kumva ko umugore yiyemeje kwicungira umutekano nk'uko aba bagore babivuga, nta nubwo nshaka kubisoma ko byanditswe n'ibinyamakuru by'ibifobagane, ngo uretse n'irondo rya nijoro bo bahisemo no gukora irya kumanywa, ngo kubera ko ngo baterwaga ngo n'ibirara n'abajura, ngo noneho ngo bagenda ku manywa, ngo bagenda ngo muri za quartier, ngo babona umuntu ngo batazi, ngo bakamuhagarika bakamubaza uwo ari we, aho ava n'aho aturuka. Ibi bintu bifite imitwe ibiri. Icya mbere ni wa mutwe wo kuvuga ngo umuntu uri ahangaha ni uwa hehe, mu mwanya mutoya bagatangira kumususpekta cyangwa se kumukekaho ko ari inyangarwanda ibateye. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, mwibuke ko akarere ka Kayonza kari ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Ikindi cya kabiri gikurikiraho ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania ni hafi yawo. Ikindi gikurikiraho nuko noneho umuntu yakiyaza ati ibyo bisambo, aba bajura, ku Rwanda rwateye imbere, ku Rwanda rufite amahoro, ku Rwanda ibyo byose bituruka hehe? Yemwe n'abo bantu badafite bakekwaho ko ari baturuka hehe, baza bate? Bwa bunyamwuga bw'abasirikare ingabo z'u Rwanda, bwa bunyamwuga bw'abapolisi ingabo z'u Rwanda, bwa bunyamwuga bwa za daso, baba nkeragutabara navuze,
babundabunda bagenda bakajya iyo ngiyo bagatungwa n'ibyakatunze abaturage bamaze imyaka ku rugerero badafite n'akantu wenda umuntu yagira yakwita nka social funds kuko bakoreye igihugu wenda kazaba kabatunga mu gihe bari nyine bavuye mu rugerero. Ejo bundi numvise noneho banavuga ko inkeragutabara bashaka kuzongera ndetse ngo zaba ziri no kuri standby ziteguye kujya muri Kongo. Ibyo nabyo ni amakuru yo gutohoza, ariko mwe muzi neza ko ari uko mu by'ukuri imitekano mu Rwanda iteye. Ejo rero nibo bafata bose bakabahambiriza bakabajyana muri Kongo, ndetse bakageza n'igihe cyo kujyana abadaso, cyane cyane ko noneho numvise harimo abandi barimo kwikirigita bagaseka bavuga ko ngo barimo guproposa ko abana mbere yuko barangiza ama école secondaire bagomba kugera, cyangwa se urangije école secondaire agomba kunyura muri cyo bita service militaire. Ni mpamvu ki? Ni ukubera iki? Kubera ko abasirikare barimo baraba abana bakeya, kubera ko bajya kuba abusing, bajya kubicira muri Kongo. Abagore rero byanze bikunze bazasigara ari abapfakazi abenshi muri bo. Ikindi yemwe hari n'abazabura babarongora kubera ko abasore bazaba bashiriye iyo ngiyo. Ikindi gikurikiraho nuko u Rwanda ruzagenda ruvuga ko nta basirikare barwo bari muri Kongo, nyamara kandi nkuko tudasiba kubivuga buri munsi baza kubashyingura i Kanombe abakeya muri bo babonetse, cyangwa se abapfa kugaragara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka rero mbashimire cyane, duhinira ahangaha ikiganiro cyacu cy'amakuru y'icyumweru. Mukomeze kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga, mukomeze kutwohereza ibitekerezo byanyu ku mbuga nkoranyambaga, mukomeze gutega amatwi n'ibyo tubabwira, duhana imisanzu tubishyire ahagaragara. Ibyinshi kariya gatsiko kabeshaho abanyarwanda tubigaragarize u Rwanda n'amahanga, abantu bave mu gihirahiro. Reka rero mbashimire, nkomeze kubifuriza kugira icyumweru cyiza dutangiye kuri uyu munsi. Aho Pretoria muri Afurika y'Epfo, ngewe amazina yanjye nitwa Claude Maria Bernardo Kayitare. Iyi ni radiyo Ihuriro, ni radiyo y'abanyarwanda bose, ikugezaho amakuru yo ku isi hose. Radio Ihuriro, connecting Rwandese border to border, hamwe n'ibiganiro by'ingeri zose. Ikaze kuri radiyo Ihuriro, RNC, Rwanda National Congress. Radiyo Ihuriro ikugezaho ibiganiro bitandukanye n'amakuru agezweho, nta handi wabisanga. Kanda subscribe, like and share.